Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo. Kristo Yezu akuzwe, abari muri diaspora ndetse n'abari mu Rwanda. Imihigo irakomeje, ni Catholic Church Entertainment. Ku ndirimbo ndetse no kwemera kwacu. Murabizi cyane cyane mu biranga ukwemera kwacu harimo kuba ukwemera kwacu gushingiye ku rupfu n'izuka bya Yezu, kandi iyo tuvuga Yezu duhita twibuka n'umubyeyi we Bikira Mariya. Rero Bikira Mariya abenshi ntabwo twebwe twamubonye, turamwemera nyine turamwemera ariko ntabwo twamubonye. Ubwo rero ndi kumwe n'umuntu noneho wamwiboneye, bakanaganira akagira n'ubutumwa amuha, kandi ubwo butumwa twese buri wese buramureba. Reka muhe umwanya adusuhuze, atwibwire, undi atugenere ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yamuhaye ngo atugezeho. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza abadukurikiye bose. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Abavuga Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Nyiransabimana Speciosa, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutware n'abana 9. Yego, amazina yanjye nayo. Turakwishimiye kuri Emi Pro Media. Tuvugana wambwiye ko ufite ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yaguhaye ugomba kutugezaho. Ndagira ngo nyine utubwire se Bikira Mariya mwahuye gute, tubwire nyine n'ubwo butumwa yaguhaye. Yego, murakoze cyane. Ubutumwa yampaye buri mu byiciro bibiri. Hari ubwo maranye iminsi, hari ubwo maranye imyaka, ariko uko nshobojwe ngenda mbutambutsa. Hari n'ubwo nahawe kuri 15 z'ukwezi kwa kabiri, uko twarangiye muri uyu mwaka, ukwa kabiri, uko twavuyemo muri uyu mwaka wa 2026. Nagize umugisha wo kubonana n'umubyeyi Bikira Mariya, kandi anyiyereka ndi n'umurokore. Mu itorero ryacu muri ADPR ntabwo bajya bamutwigisha, jyewe ntabwo nari muzi. Icyakora kuko aho twari dutuye mu karere ka Nyaruguru hegeranye n'Ikibeho, najyaga mbona abantu bajya Ikibeho nyine gusenga. Noneho nkabona ukuntu bajya kuri twa tuzu tuba twubatse harimo ishusho ya Bikira Mariya, nkabona uko babyubahiriza, uko basenga. Njye nkabona ni ibintu by'imigenzo, kuko twebwe ntabyo batwigisha, ntabwo Bikira Mariya muri ADPR ntabwo tumuzi. Ibyo rero ntabwo nabitindagaho cyane, nyine nabonaga ubwo abagatolika uko bari gusenga ariyo myemerere yabo, ariko naranabipingaga cyane ko umutware wanjye ari umugatolika wa kera, abibamo neza nta kibazo. Rero nawe ibyo asenga narabipingaga, nkabona basenga bitonze, nkabona aravuga ishapure, nkabona binyuranye n'ibyo nakuriyemo n'ibyo natojwe, ariko nabyo nkabyihorera kuko tubanye neza nta kibazo. Murumva ntabwo ibyo gusenga ari byo bishobora gutera ikibazo mu rugo. Umwe yasengaga ukwe n'undi agasenga ukwe. Rero kugira ngo menye umubyeyi Bikira Mariya, menye ko aba mu ijuru, nanemere kuko abagatolika bamwiyambaza biri mu kuri. Umubyeyi Bikira Mariya yaje kunyigaragariza, ariko narabanje ndarwara. Nafashwe n'uburwayi, bari barandoze ibintu byitwa amahembe, ndarwara ndaremba, ndivuza kwa muganga biranga. Kwa muganga baransezerera, biba ngombwa ko njya kurwara mu rugo, kuko kwa muganga byari byabananiye. Hanyuma ubwo amahembe abameze ate? Iyo ndwara imeze ite? Urahita ukomeza. Amahembe ni ibintu ujya kumva ukumva ibintu biragufashe mu mubiri, bikajomba cyane. Ahantu bifashe biba bijomba cyane, nyine wumva bihagazemo ukuntu bijomba, birababaza cyane. Ariko njyewe nkibirwara ntabwo nari nzi ko ari amahembe, nari nzi ko ari indwara nyine zisanzwe. Ibyo bintu ntabwo nari nabirwara, sinari nzi ibyo ari byo. Ni nayo mpamvu nari nagiye kwa muganga. Hanyuma rero kwa muganga bibananiye, jyewe ntaha njya mu rugo,
niyumva ko nzanapfa kuko nabonaga nta bundi buryo kwa muganga byari byananiranye kandi nanjye nari narasenze uko nshoboye abarokore baransengera biranga nyine nkomeza kuremba hanyuma muri uko kuremba naje gupfa naje kuremba cyane numva umwuka uri gutandukana n'umubiri umuntu aba abyumva iyo ari gupfa umubiri umwuka iyo uri kuva mu mubiri wowe uravunika umutima uravunika ukumva ni ibintu bikomeye nubwo uba utazi ngo ndi gupfa ariko uba ubyumva ko uri kubabara cyane noneho ndi kubabara cyane nagiye kubona mbona nk'uko wabona hariya ku gikuta mbona korari irimo iraririmba cyane baririmba neza amajwi meza cyane indirimbo baririmbaga numvise nyizi noneho turaririmbana uko ndirimbana na korari mpita nibagirwa bwa bubabare bwari buri mu mubiri maze kubwibagirwa nagiye kubona mbona umucyo mwinshi urandasiye ariko ntabwo nari nkizi ubwenge bw'uyu mubiri ubwo nari ndi mu kindi kirere cy'umwuka umubiri wo ntabwo nari nkiri kwibuka ibyawo kuko ibyo nari ndi kubona ntabwo ari ibintu nari nsanzwe mbona aha mu isi ubwo umucyo urashe iruhande rw'iyo korari umucyo uzanamo n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo menye ko ari umubyeyi Bikira Mariya nuko nabonye yambaye yitandiye yambaye imyambaro nk'iyo nabonye kuri uwo uba w'ishusho iri ikibeho nahise mbona bazamita nibuka ko ikibeho nyine hari ishusho ya Bikira Mariya mpita mbona ko ari Bikira Mariya uje angeze imbere antegera ibiganza bye byombi gutya abintegeye nanjye ndambikamo ibiganza numva imbaraga nyinshi ziranzamuye turazamukana uko twazamukanye na Bikira Mariya ntabwo twagenje ibirenge nk'uko dutambuka hano twe twazamutse gutya tuzamuka gutya nyine tudakoze ibirenge hasi tuzamutse tugera ahantu kure nyine tugeze ahantu kure ntazi ntarabona mpita mbona noneho dukandagiye mu muhanda tukimara gukandagira nahise mbona nambaye undi mubiri w'ubwiza cyane ushashagirana mpita mpinduka undi nyine umubiri mwiza cyane nambaye ikanzu y'umweru meze neza ariko Bikira Mariya akomeza we kuba yambaye kumwe yaje kunjyana ameze ya myambaro yose no mu mutwe kwa kundi haba harimo agatambaro yitandiye gutya dukandagiye mu muhanda mwiza cyane umuhanda hano mu isi ntabwo ndawuhabona ni umuhanda ukoze ukwawo kwa wonyine mwiza cyane ariko ukabibona ko ari mu muhanda turakandagira mu muhanda noneho turatambuka tugenda amfashe noneho mu kiganza kimwe tugenda nyine nishimye cyane bya bintu byo muri uyu mubiri usanzwe ntabyo nari nkibuka arambwira arahagarara arambwira ati mbese uzi aho ngukuye ndamubwira ntoya ntabwo mpazi antungira urutoki hasi nk'aha hafi mbona ari hafi arambwira ngo ngukuye muri kiriya kintu mpita mbona wa mubiri wanjye wa mbere uko nari imeze kwa kundi nari nararwaye ibyo bintu by'amahembe ntabwo nabashaga kuryama byari byaramfashe mu mbavu zombi none ntabwo naryamaga nicaraga ku gitanda gutya nkegama nkarambya ku gitanda nkegama ku nzu noneho ubwo iyo agatotsi kazaga nsinziriye gutya negamye ku nzu nararaga nambaye umupira w'imbeho kuko sinaryamaga siniyorosaga antungira urutoki arambwira ngo ngukuye hariya ahantu mpita mbona icyo kibiri na cya gipira cy'imbeho kumwe nahoraga nicaye mpita nibuka ukuntu nababaraga habagamo ibyo bintu binjomba ndamubwira nti kiriya kintu ni kibi cyane wikinyereka cyari kirimo ibintu bimbabaza ntabwo twabitenzemo yarambwiye ngo ntacyo twigendere mu ngoma y'ijuru turagenda ariko iruhande rw'uwo muhanda ku mpande z'uwo muhanda hari utujaride duhinzemo imbuto z'ubwoko bwose kandi zeze neza zigejeje igihe cyo gusarurwa ngo ziribwe nkizibona numva ngize amatsiko yo kuzirya numva najya gusoromaho arambwira ngo umubyeyi Bikira Mariya arambwira ngo dukomeze tugende ntabwo uragera igihe cyo kurya kuri izi mbuto turagenda twinjira ahantu hari ikigeti kinini cyane
gisize irangi ry'ubururu ariko nagereranya ko ari ubururu kuko ariko nabonaga bumeze ariko ni ubururu bushashagirana cyane butameze nk'ubu bwaha mu isi. Tukimara kwinjira nahise mpurira na marayika ku muryango amera nk'uduhaye ikaze turinjira. Tumaze kwinjira Bikira Mariya arambwira ngo baye aho nari nkuzanye naha. Wa marayika turagenda tukiri kugenda aho ngaho nagereranya yenda no mu gipangu kuko tuwe twamaze kwinjira muri geti kurenga geti mpita mbonamo umumama inzi w'umuturanyi twasenganaga witabye Imana. Ambonye aransuhuza yishimye cyane arambwira ati reka ngusuhuze ati nkubwire ati maze kwitahira ati mwasigaye mubabaye murira ko mpfuye ati ariko burya ntabwo jye napfuye ati naratashye mu rugo ni hano ati ntabwo umuntu aba apfuye abatashye ati rero nawe ati dore jye natashye ntakibyara ati nawe uzataha hano utakibyara. Ndamugana nzahataha kandi nahageze. Arambwira ngo ntacyo ngo marayika umwe twari turi kumwe umwe Bikira Mariya yadusiganye. Marayika yahise ambwira ngo ngwino tukwigisha akazi. Turagenda mbona twinjiye mu ivuriro ahantu harimo abarwayi kandi barwaye indwara zitandukanye, abana, abakuru, abagore batwite, ingeri zose. Arambwira ngo tuje kukwigisha kuvura, ngo tugiye kuguha akazi ko kuvura. Noneho anyigisha kuvura, anyereka indwara zose zigiye zitandukanye, anyereka n'abantu. Arambwira ngo dore aba ni abarwaye amarozi. Ndamubwira nti kwa muganga bavura amarozi, ngo wowe byige ngo hanyuma turagusobanurira. Ndabyiga ngo ako kanya mpita mbimenya. Noneho maze kumenya kuvura, arambwira uwo marayika nyine umubyeyi Bikira Mariya we nababwiye ko yansiganye na marayika. Noneho marayika amaze kunyigisha kuvura ngo mpita mbimenya, arambwira ngo ngwino ujye guhabwa imiti. Ajya imbere ndamukurikira, turagenda afungura ikizu kinini cyane, inzu nini cyane irimo imiti y'ubwoko bwose ifunze mu makarito iteretse. Arambwira ngo tugiye kuguha imiti yo kujya uvurisha bariya barwayi twakwigishije kuvura. Mbikunze ndabyemera nishimye cyane. Arangije afata igikarito kinini cyane ashyiramo imiti yose. Arangije arambwira ngo iyi miti niyo ugiye kujya uvurisha abarwayi indwara iyo ari yo yose, ntuzagire n'imwe utinya. Umuntu wese uzakugera iruhande arwaye azajya ahita akira. Akikintereka iruhande icyo gikarito nahise nkanguka, nahise subira mu mubiri. Nkangutse nsubiye mu mubiri nsanga abantu, abaturanyi, abantu bose nyine baje ku itabaro barimo barira ku gitanda nari ndyamyeho. Mpita nkanguka mba nk'umuntu uvuye mu bitotsi. Ndavuga nti se ko murira? Barambwira ngo twari tubabaye wari wapfuye kuko napfuye. Donc bari baraho nyine waruri ku gitanda mu rugo. Kuko njyewe bambwiye ko ngo nari napfuye nk'uyu munsi saa 3, nagarutse mu mubiri ejo saa 2. Kuko nasanze saa 3 z'ijoro, saa 3 za mu gitondo uyu munsi. Ngaruka mu mubiri n'ubundi ejo saa 2 za mu gitondo. Kuko nasanze batangiye gutegura iby'itabaro, batanze komande y'isanduku, ibintu byose nyine babirimo. Noneho ndabaza nti se ko murira? Barambwira ngo wari wapfuye. Numva ibintu bavuga simbyumva kuko jyewe nari nkiyibukira ibyaho mvuye, ibyo gupfa ntabwo nari nkibyumva. Njyewe nk'abakabye iruhande rwanjye cya gikarito kinini bampaye, nari nkiri kwibuka uko nigaga kuvura, marayika uko yambwiraga, nibuka uko Bikira Mariya yanjyanye mu ijuru namurambitsemo ibiganza byanjye mu biganza bye. Ibyabo ngabo bicaye ku gitanda ntabwo nabyegereje umutima cyane, narakabakabye cya gikarito kinini bampaye ndakibura. Nkibuze numva ndababaye cyane. Nkiri muri uwo mubabaro mpita nongera ndasinzira. Jyewe nahise numva nyine mbaye nk'umuntu usinziriye. Noneho ngifatwa n'ibitotsi mpita nongera mbona
umubyeyi Bikira Mariya aragarutse arongera antegera ibiganza, turongera turagenda tugeze ahandi hantu kure n'ubundi turongera dukandagira muri wa muhanda hamwe twanyuze, turongera twinjira muri ya gate hamwe twinjiye, tukimara kugeramo arambwira ngo uzi impamvu tukugaruye aha? Ndamubwira ngo hoya, ngo twabonye ukuntu hari ubuzima twagushubijemo urababara, ngo twari tuje kugusobanurira ngo kuko wababajwe n'uko ubuze imiti wahawe, ngo twari tuje kugusobanurira ngo tukuzanye kugira ngo tugusobanurire ko imiti wahawe ntabwo ari imiti iboneshwa amaso y'umubiri, ni imiti y'umwuka twagushyize mu biganza, umuntu wese uzajya urambikaho ibiganza arwaye indwara iyo ari yo yose azajya akira, n'ibindi byifuzo bitandukanye, wahawe akazi ko kujya usengera abantu batandukanye. Akibimbwira yahise atambuka aragenda, wa marayika wanyigishije kuvura aba arahagarutse arahageze, arambwira ngo nanjye ngo uribuka ko nakwigishije kuvura? Ndamubwira ngo yego. Ngo twabonye wabimenye neza, ngo imiti twaguhaye ngo ntabwo ari imiti iboneshwa amaso, ngo ni imiti twashyize mu biganza byawe, ngo ni impano twaguhaye zo kujya usengera abarwayi bagakira n'abandi bantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Nkiri kubyumva maze kubisobanukirwa neza mpita nkanguka, nongera mpita nkanguka nsanga n'ubundi abantu barakicaye, baravuga ati uyu muntu tumujyane kwa muganga uri kuzuka akongera agapfa. Noneho nkangutse bwa kabiri, nakangutse nzi ubwenge neza, ameze nk'umuntu uvuye mu bitotsi, uri tayari, meze neza cyane, utamenya ko nari naranarwaye, nta hantu nababaraga, nta kibazo na kimwe nari mfite. ubwo byari nibyo by'amahembe byari byakiye, Nta hantu nababaraga, nta na hamwe, nari meze nk'umuntu muzima wasinziriye agakanguka. Ninyeganyeje gutya numva biremera, kuko ntabwo nanyeganyegaga, byari ibibazo. Noneho ndyamye numva ndarya, kuko urumva namaze gupfa barandyamisha, ubwo bafite uko bandyamishije, ariko noneho nakangutse nyamita nicara, numva ndi muzima. Nongeye ndyamye kuko nari nzi ko ntajyaga ndyama, numva birakunze. Ndyamishije n'urundi rubavu numva birakunze. Ariko nubwo byakundaga, numvaga hari ibintu bimpagaze mu mubiri bitanjomba ariko bigihagazemo. Ubwo abantu bari bari aho mu rugo bose barishima, babona ndi kuganira nta kibazo, ariko jye nkangukana ibanga ry'aho mvuye n'izo mpano nahawe. Abantu nyine barataha, urumva iby'itabaro byari birangiye kuko nari nagarutse mu mubiri. Ariko batashye numva bya bintu biracyampagaze mu mubiri ariko bitanjomba, nyeganyega bikunda. Mfata Bibiliya yanjye nshyiraho, ndavuga ati nibuka aho mvuye mu ijuru, ndavuga nti Imana ingaruye muri uyu mubiri, n'ibi bintu bimpagazemo bigomba kumvamo. Ubwo nahawe impano zo gukorera Imana, ngomba gukorera Imana nanjye ndi muzima, ntabwo nzasengera abarwayi nanjye ndi umurwayi. Noneho nashyiraho Bibiliya aho byanjombaga hagahita haturika. Hano mpafite inkove 3, ariko sinjya nzereka abagabo, nzereka abamama n'abakobwa. yego ndabyumva. Ntabwo uri umubyeyi wakwambara ubusa imbere y'abagabo n'abasore, ntabwo ari byiza, ariko abamama n'abakobwa nta kibazo ndazibereka. N'umuntu wa hafi udukurikiye nagira amatsiko azaza nzimwereke, nta kibazo zirahari. Hanyuma aho nshyize Bibiliya hagaturika. Amahembe ni ibintu by'imyuka mibi, iyo gihagaze mu mubiri uba ucyumva, ariko iyo haturitse bigenda ari umwuka, bisohoka ari umwuka ntubibona. Ariko hacika ibisebe, hazamo imyenge 3 kandi irangaye, ariko bitambabaza, nta bubabare bw'ibyo bisebe ndi kumva. Ngenda hakira haregerana, niyo mpamvu habaye izo nkovu. Ibyo nyine birarangira, mfata umurimo wo gukorera Imana. N'ubundi narasengaga nta kibazo, ariko ntabwo nari narahawe impano zo gusengera abarwayi. Narasengaga ndi umuhanuzi, byose mbikora neza, ariko izo mpano zo gusengera abarwayi ntabwo, zo gusengera abantu ntabwo nari nazihawe. Hanyuma rero mpita mbishyira mu buryo, nkajya nsengera abantu. Nasengera umuntu nkabona yararwaye arakize, nasengera umuntu baroze, ibintu bimurimo bigatangira kuvuga, mbona bya bintu mu ijuru bampaye birakora. Noneho abantu, noneho uwo nsengeye yakira akandangira, n'undi ati
hari umumama usengera abantu aha n'aha bigenda neza, abantu bagenda mbasengera Imana ikabakiza bigenda neza. Nkomeza rero gukora umurimo w'Imana neza nk'ibisanzwe, nkomeza muri ADPR nyine niho nakoreraga umurimo w'Imana, ariko twari tukiba mu ntara. Igihe kigeze rero 2024 mu kwezi kwa gatanu, Imana irambwira ngo ugiye kuntuma i Kigali kuyikorera. Numva ntabwo mbyumvise, mbibwira nababwiye ko mfite abana, ariko naje mfite abana 8, uwa 9 yavutse twarageze inaha, ariko naje mutwite. Noneho Imana imbwira iby'i Kigali numva simbyumvise. I Kigali sinahabaye, ntabwo mpazi, mfite abana kandi najyaga numva abantu baturutse i Kigali bavuga ngo ubuzima bwa Kigali buragora, ngo ufite abana ntahaba n'ibiki. Ibyo bintu by'Imana numva ntabwo mbyumvise, no kuyikorera n'iki mbigendamo gake. Uburyo twaje i Kigali bwo ni ubuhamya burebure, keretse uwazumva ashaka kubwumva nabwo akabumbaza. Hanyuma tuza nemerera Imana twimukira i Kigali. Twimukiye i Kigali nkihagera, Imana irambwira ngo hari ubutumwa naguhaye utarageza ku bantu. Noneho mbaza Imana nzabugeza ku bantu gute? Urumva ko i Kigali sinari mpazi, nta muntu nari nzi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ninjye kuri YouTube. Ibya YouTube ntabyo nari nzi, nta telefone nini nagiraga, nuko nari mbyumvise mbwira umumama twasenganaga. Kubera ibyo by'impano Imana yampaye, ahantu ngeze bahita bamenya, kuko nk'iyo nsengeye n'umuntu agahita kirahita abwira undi bahita bamenya ako kanya. Ubwo rero umumama twasenganaga ndamubaza se ko Imana yambwiye ngo njye kuvuga ibyayo kuri YouTube ni he banyurahe? Anyobora rero kuri Zaburi nshya, arananjyana ajya kuhanyereka mu Gatenga, ntabwo nari mpazi. Ariko yampamagariye umunyamakuru waho nyine, aramubaza, amana nomero ze, nanjye turavuga, ndamuhamagara turavugana, aranyemerera. Ariko mu kunyemerera njyewe nari namubwiye ko ari ubuhamya ngiye gutanga. Tugira ubuhamya bwinshi twebwe mu rugo rwacu, tugira ubuhamya bwinshi kandi tujya tubwira abantu bagakomera, bagasubizwamo imbaraga. Ngeze rero kuri kamera, ubuhamya nayo ngiye gutanga bw'imibereho, ukuntu umutware wanjye yamugaye tukihangana, Imana ikaturinda n'ibiki, ntabwo ari bwo Imana yemeye ko buza. Hahise hazamuka bya bindi bya Bikira Mariya, hazamuka ibyo gusengera abarwayi. Ijwi ry'Imana rikambwira nicaye kuri kamera nk'uku ngo ndashaka ko wamamaza ubutumwa bwanjye, ndashaka ko impano naguhaye uzikoresha muri Kigali. Nuko rero mvuga ibyo Imana yari irimo inzamuramo. Ibyo birarangira nta kibazo. Abakurikira Zaburi nshya barabibonye, abajya bakurikira iyo cano barabibonye. Hanyuma rero ubwo icyo ni igice cya mbere, ngiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yampaye ku itariki 15 z'ukwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Nari ndi mu rugo nk'uko bisanzwe, nari nsoje amasengesho y'iminsi 2, nari maze iminsi 2 ndi mu masengesho yo kwiyiriza ntarya ntanywa. Nari nayasoje rero ku munsi wa kabiri nyine ndi gusenga, hari ibyo nari ndi gusengera. Noneho nicaye mu cyumba cyanjye, ngiye kubona mbona habaye mu mucyo, umucyo ntashobora kubona uko ngo ushushanyirize uko wabonaga, umucyo cyane. Udasinziriye noneho? Nkanuye, ntabwo nari nsinziriye, nari nkanuye. Naranakanuye gutya nditegereza, inzira hiye se, kuko hari hakeye cyane, kandi nkabona si umuriro, nkabona harakeye harabona cyane. Nkiri kwitegereza mu mucyo, mbona umubyeyi Bikira Mariya aramanutse ampagarara imbere, aza asa nka kwa kundi namubonye anjyana mu ijuru. Ampagaze imbere ahita arambura ibiganza, arambuye nkanuye gutya, ntabwo nari nsinziriye. Arambuye ibiganza, nanjye mpita numva ijwi rimbwiye ngo rambikamo ibiganza byawe. Ndambika ibiganza byanjye mu biganza bye. Arambwira ngo uraho uhiriwe? Ndamusubiza ngo muraho neza mubyeyi. Arambwira ngo nkuzaniye ubutumwa, nje kugutuma ku bakristo ba Kiliziya Gatolika. Ndamubwira ngo ndabyemeye mubyeyi.
arambwira ngo uzambwirire abakristo ba kiliziya gatolika abarimo bata kiliziya ya Yezu bakajya mu yandi madini y'inzaduka yuko byambabaje cyane bibabaza na Yezu n'uhoraho byaramubabaje. Nkuzaniye ubu butumwa bwo kugira ngo ubabwire ngo ari amadini y'inzaduka bari kujyamo bataye mu rugo iwabo nta byiza bazahabonera, ngo kuko amadini menshi bari kujyamo bakurikiye ibitangaza bihabera, ngo amadini menshi harimo akorerwamo na sekibi, ngo uzabambwirire gutyo ngo nibagarukiraho nibasubire mu rugo iwabo, nibasubire muri kiliziya ya Yezu, ngo kuko Yezu abategeye ibiganza, ngo ibibazo byose bafite Yezu arabizi, ngo nanjye ndabizi, ngo nibanyiyambaze nzajya mbasabira kuhoraho, ngo nibagarukiraho bareke guta urugo, ngo bagaruke muri kiliziya ya Yezu. Ndabyikiriza nti nibyo nzabitumika. Arambwira ati kandi narinje kongera ko wongerwamo imbaraga mu biganza z'ingabire uhoraho yaguhaye zo gusengera abarwayi n'abandi bafite ibibazo, n'ubundi turabizi ko basengera kandi bigenda neza, ariko ukirambika ibiganza mu byanjye, yabivugaga tugifatanya ibiganza ntabwo twarekuranye, narambitsemo ibiganza aramfata gutya nk'uko waba uri gusuhuza umuntu ukamukomeza, yabimbwiraga turebana. Ati ingabire wahawe uhoraho yaguhaye zo gusengera abarwayi n'ibindi bibazo bitandukanye nkigusuhuza zongewemo kandi ziyongereye, komeza uzikoreshe, igihe cyawe nikigera tuzaguha ingororano mu ngoma y'Imana. Numva ndishimye cyane kuko byari ibihe bidasanzwe, namwe murabyumva kubona umubyeyi Bikira Mariya, jewe mbyumva cyane, yenda abakristo ba kiliziya gatolika bo bashobora kumva ari bisanzwe kuko bamuzi banamwigishijwe, ariko jye kuko ntamwigishijwe ari mushyashya kuri jye, mpita numva mpindutse undi muntu nanjye mushyashya. Ambwira ko ingabire uhoraho yampaye nzajya nkomeza kuzikoresha. Amaze kubimbwira, hari n'ubundi butumwa yampaye nzajya mbwira umukristo gatolika, n'ubw'ibanga, ntabwo yambwiye ngo nzabushyire hano kuri kamera, kuko iyi kamera ishobora kuba irebwa n'abantu benshi bishobora kuba bitanareba. Hanyuma ambwira ko ubwo butumwa nzajya mbubwira umukristo gatolika, uwo tuzashobora kubonana wese nzajya mbumubwira. Ubwo rero bwo ni ubutumwa bw'ibanga, ntabwo ari ubwo kuvugira aha hagaragara gutya. Buriya abakristo gatolika uri bwumva iki kiganiro akumva yakumva ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yagiye antuma ku muntu ku giti cye, yampamagara, ndaza gutanga nimero ya telefone, hanyuma yampamagara tukareba uko tuzahura nkabumubwira bitari ibyo kuri kamera. Amaze kumpa ubwo butumwa, amaze kumbwira gutyo, wa mucyo yahise, wa mucyo mbona urazimye, sinamenye. Uraza kubumbwira mu kanya. Nta kibazo. Sinamenye aho uko agiye, ntiyanansezeye yandekuye ibiganza, umucyo uhita ubura, haguma gusa nk'uko hasaga. Hanyuma ndongera nanjye nsigara gutyo, ndatekereza, mbona ngize ibihe byiza cyane, mbona ni ibihe bidasanzwe. Ariko hagati aho kuba yaragarutse kunyigaragariza ni byiza, jye mbyishimira cyane. Hagati aho yuko maze gutanga cya kiganiro nahoze mvuga cyo kuri Zaburi nshya, naje kuryama n'ubundi nsinziriye, umubyeyi Bikira Mariya ansura mu nzozi, mbona araje amfashe ukuboko, mbona ari kuntembereza hano muri Kigali, ngo agenda anyereka ngo iyi ni kiliziya ya Yezu, anyereka kiliziya za gatolika. Iyi ni kiliziya ya Yezu, n'iyi ni kiliziya ya Yezu. Kubera ko ntuyibatsinda, yahereye kuri kiliziya iri ahantu ruguru mu Ibereshi, arayinyereka, anyereka iri Kagugu, arazinyereka, no mu mujyi hose turahagera, ariko nari nsinziriye. Amaze kuzinyereka arambwira ngo jya muri kiliziya ya Yezu, ngo bariho ukoreshereza ingabire uhoraho yaguhaye.
mbyumvise nkangutse mbwira umutware iyerekwa nari ndimo, arambwira ati ubwo nyine uraza muri gaturika, kuko muri gaturika ni ibintu twagoranyeho cyane n'umutware kuva nkiri umukobwa nawe ari umusore, abura ubuza muri ADEPR ngo dusezerane, nanjye numva sinajya muri gaturika, ibintu byo muri gaturika ntabwo nari mbizi, ariko muri kwa kundi Bikira Mariya ari kuntambagiza anyereka kiliziya ya Yezu ngo ninjye mba ariyo nkoresherezamo ingabire uhoraho yampaye, yanyigishije ishapure, namubwiye ngo ntabwo namenya gusenga ibintu byo muri gaturika, anyigisha ishapure, arambwira ngo n'andi masengesho uzajya ugenda uyamenya. Ishapure urayizi? Ndayizi neza cyane. Amibukiro uzi nayo ahubwo? Amibukiro nubwo yayinyigishije yego ndayizi, ariko umutware agenda yanyibutsa, kubera ko urumva ni ibintu ntavukiyemo, ni ibintu ntazi, ariko ndakuramutsa Mariya, ariko yivuge twumve. ndakuramutsa Mariya nayivuga na kumwe ikimenyetso cy'umusaraba. Ndabizi, ubundi mbere nakoraga ikimenyetso cy'umusaraba, yenda niganye nk'abandi twiga mu ishuri, abana tugiye gusenga, nkakushyira hano nkarangiza gushyira hano abandi barangije, cyangwa aho basoreza urazi ko ari hano, njyewe nkatangirira hano nkabisoreza, nkabivanga nyine. Rero harimo amasengesho ntangiye kumenya, ntacyo bitwaye nzanagenda mbimenya. Umutware rero mbimubwiye arambwira ati nyamara buriya Imana irashaka ko duhuza idini, duhuza imyemerere, kubera njye irya yerekwa mvuyemo nkumva ndi kubyumva cyane. Rero ntatinze mu bintu byinshi, ubutumwa nahawe n'ubwo abakristo gaturika bagiye bava muri gaturika bakajya mu yandi madini y'inzaduka. Njyewe umubyeyi Bikira Mariya yambwiye ko ari ay'inzaduka, ntabwo nari nzi ko hariho amadini y'inzaduka. Wowe ariko nawe ubu wamaze kugera muri gaturika? Ubu nagezemo, turimo no kwiga ngo dusezerane, tunabatirisha abana batoya, nta kibazo, ubu niho turi gusengera, kandi mba mbona ntacyo bintwaye, ndanabikunda nta kibazo. Ubwo igihe yenda abandi bantu batarimo cyangwa bamaze guta kiliziya nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabikubwiye, wababwira ute, wayibonye ute ugereranyije n'aho wari uri imbere? Njyewe ngereranije n'aho nari ndi imbere, uko nabonye kiliziya gaturika, ikintu cya mbere nahasanze bagira urukundo. Bangaragarije urukundo kuva namara gutambutsa icyo kiganiro, umuntu wese wakibonye bangaragarije urukundo, baransura, bamwe twarasenganye, hari abo twasenganye Imana igenda ibikora neza. Noneho ngereye muri kiliziya tujya gusengana n'umutware, noneho nabibonyemo akarusho, bagira urukundo kandi amasengesho yabo abatuje cyane. Twebwe muri ADEPR nyine tuba tuvuga cyane gutyo, ku buryo n'umuntu ushobora kuhinjira afite ikibazo cy'uburwayi butemererwa kuvuga cyane yahagiriye ikibazo, ariko icyo nahakundiye basenga bitonze kandi bagira urukundo. Imiziki biri gusakuza n'abantu bavuza induru. Kubera ko nanjye gusa njyewe nuko nabivukiyemo nyine, ubwo najyanagamo imbaraga zanjye uko nshoboye, ariko mu buzima busanzwe buriya sinkunda n'ibintu bisakuza, n'iyo umuntu yafunguye radiyo cyane birambangamira. Rero nageze muri gaturika numva birahura n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye, mbona nta kibazo. Abantu baraza abantu baraza kukinira, harya ni Françoise cyane Speciose na narifasha, ariko abanzi abantu tugiye bafite uko banzi, bazi Mama Rosine. Mama Rosine. Ariko ubwo ni Speciose, ubwo hagize nk'umuntu ushaka nko kugutera n'inkunga kuri momo yahita abonaho Speciose. Yabona Speciose. Ubwo nimero ni iyihe? Vuga nimero yawe kugira ngo n'abaza yenda wavuze ko ufite ingabire yo kuvura indwara uvura niziye, bantu tubwire nimero kugira ngo yenda abashaka kuguhamagara bazabone niba baguhamagara. Mbere yo kuvuga nomero, ntabwo ari ukuvura, ni ugusengera abantu. Uvuze kuvura, hari uwazaza azi ko ndi bumuhe umuti atahana, ni ukubasengera. Rero indwara zose ndazisengera, abantu barakira nta kibazo,
kandi si n'indwara gusa n'abafite ibyifuzo bitandukanye ndabasengera Imana ikagenda ibikora ni uko nguko noneho natanga nimero kugira ngo abifuza ko nabasengera nta kibazo n'abashaka kumva bwa butumwa bw'umuntu ku giti cye butari ubwo gushyira hano kuri kamera yego nabo bazampamagara uri hafi akaza nkabumubwira uri kure simbizi uko byagenda kuko umubyeyi Bikira Mariya yambwiye aguhamagaye ko kuri telefone se wabimubwiye ntabwo byakunda kuko iyi telefone ibintu tuvugiraho turabizi ko binyura muri MTN baba Ka- bari kubyumviriza rero umubyeyi Bikira Mariya yakubwiye ko ibintu ari ibyanjye jyenyine ntabwo wabijyana ahantu uzi ko bishobora kuzumva abandi bantu buriya ibintu by'Imana akenshi bibamo ibanga usibye ko ubw'ubutumwa yampaye bwa buri muntu wese ku giti cye bwo ni n'ibanga ni ubw'Abakristo Gatolika yambwiye ko nzabubwira umuntu umwe umwe twicaranye nk'ukuge nawe twicaranye yego nibyo nimero wari utarayitubwiye nomero yanjye ni 078 08 7 859 kanyisubiremo yisubiremo 078 08 7 859 ni nayo ya WhatsApp umuntu aranyandikira nta kibazo amazina bazajya basangaho amazina ni Nyiransabimana Speciose yego ubwo wongera utubwire indwara kuko hari abantu benshi bafite uburwayi butandukanye yenda tuvuge donc iyo ari yo yose niyo byaba ari indwara y'umubiri isanzwe atari ijyanye na roho mbi nta kibazo hari igihe abantu bashobora kutabyumva neza n'urwaye malariya bigatuma atajya kwivuza kandi n'aba baganga Imana yabahaye ubwenge niyo mpamvu twivuza ubundi akenshi indwara nsengera n'izituruka ku myuka mibi cyangwa n'undi waba afite uburwayi yarwaye bwarayobeye abaganga bwaranze gukira nawe araza tugasenga ariko indwara n'izituruka ku myuka mibi kuko tuvuze indwara zose abantu ntabwo bumva ibintu kimwe hari uwarwara gripe ntajye kwa muganga cyangwa se na leta n'abayobozi babyumva turiya muntu arimo arabuza abantu kuzishyura mituweli ari kuvuga ko avura ntabwo ndi muganga ndi umunyamasengesho akenshi n'indwara zituruka ku myuka mibi cyangwa n'izananiranye kwa muganga n'ibindi byifuzo bitandukanye hari ababa barabazinze batabyara abatinze kubyara gutyo nyine bya bintu byose biba bidasobanutse umuntu yarayobewe uko abifata gushaka hari umuntu rwose uba ariho roho mbi za sekibi zituma atabengukwa ngo ashake turasenga bigakurwaho agashaka n'ibindi bigiye bitandukanye turasenga Imana igafasha abantu b'Imana bagakira bakamera neza abantu umaze gufasha yenda bakize ni nk'ibihe yenda ibibazo bari bafite abenshi bari bafite ibituruka ku myuka mibi hari n'abakobwa batari barashatse bakuze barashatse bari baratinze kubyara bamwe barabyaye abandi baratwite hari abarwaraga imitwe idakira n'izindi ndwara zituruka ku myuka mibi biriya bintu byose bagiye bakira barahari abari bukurikira iki kiganiro bazabyivugira nabo bo bazabyivugira nibyo ahubwo ubwo dutegereje n'abantu bazatanga ubuhamya kuko bakize koko nawe buriya tuzababona yego turagushimiye rero kuri ubu butumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya utambukije ndabizi ko abantu baraza kubukunda kandi bukabagirira akamaro ubwo ubutaha tuzaba abantu wenda hari ibitekerezo bitandukanye bazatanga hari n'abazagukenera bazaguhamagara kuri iriya nimero turaza no kuyipininga turaza no kuyipininga ubwo ubutaha tuzongera turi kureba ko ubutumwa koko bw'umubyeyi hari icyo bwakoze ubwo tugana ku musozo wabwira iki abarokore gira ubutumwa ugenera abarokore n'ubwo ugenera abakatolika ubwabo bwo babwumvise abarokore bagenzi bawe ubutumwa nagenera abarokore hari ukuntu abarokore bubaka ku idini
bubaka ku myemerere y'idini, Mm. ugasanga hari ibintu bishyizemo, tuvuge nk'ibyo nsengera abantu, ugasanga nk'umuntu usutse imisatsi, umuntu ushyizeho amaherena ntibamusengeye ngo ibyo bintu ni ibyaha. Biriya ni ukuba umunyedini cyane, kandi ngeze mu ijuru nubwo ntari kubivuga byose ngo mbirangize, nasanze nta dini rihaba. Ngo nta dini. Mu ijuru baza umuntu ku giti cye, umuntu wese azagezwa mu ijuru n'imirimo myiza yakoreye Imana. Yaririnze ibyaha, yarakoze neza, mu ijuru baza umuntu ku giti cye. Rero ubutumwa naha abarokore, igihe cyose umuntu ari gusenga, nta bintu byo gupfobya ngo bariya baremera Bikira Mariya, abandi ngo bavuga Yezu, ngo abandi bavuga Yesu. Ijuru ni rimwe, Imana ni imwe, icy'ingenzi ni uko umuntu aba yemera Imana. Rero abarokore nababwira ngo ibintu byo kubaka ku idini babyihorere, twese dufatanye urugendo rujya mu ijuru, tugerageze kubaha Imana no kuyikorera. Kandi si n'abarokore gusa, n'undi muntu wese ufite ibintu yubatseho ku idini, yumva hari ibintu by'imyemerere, rwose icy'ingenzi ni ukubaha Imana, naho ibintu by'amadini mu ijuru nta bihari. Specio, turagushimiye cyane ku butumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya utugejejeho. Murakoze cyane namwe.